kiriya kibuga mpuzamahanga cy'Ibugesera bibaye ngombwa ko nahagera nakora ijaride narangiza nkayita Pan Africa kayita Pan Africa na guverinoma ya rero ikemera cyane. C'est le Bobo TV. C'est le Bobo TV. Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukurikiye iyi channel ya Selebobo TV, tukaba muri kano kanya murimo muvugana nanjye Bizimana Narcisse, nkaba naje gusura umuturage wo mu karere ka Ruhango, umurenge wa Kabagari, intara y'Amajyepfo. Tukaba twari twifuje kuganira nawe kubw'amakuru twari twarumvise yuko agenda akora ibintu bigiye bitandukanye, ndetse mu mudugudu we akaba yarabashije guteza umudugudu we imbere, ndetse umudugudu ukabasha no kuba uwa mbere. Kubw'uyu musaza turi kumwe nawe nabasaba nawe akabibwira. Je nitwa Bakundukize Aziya, utuye mu mudugudu wa Bihembe, akagari ka Bihembe, murenge wa Kabagari, intara y'Amajyepfo. None se Bakundukize Uziya, ahangaha twagiye tuhatemberera, turimo tugenda tureba ibikorwa byose bihari, ariko dukaba no muri twarumvise yuko umudugudu wa urimo cyangwa se n'akagari urimo kabashije kuba kambere kubw'ibikorwa mwari murimo by'isuku n'isukura, ndetse ku bantu bose arimo kubasha kugenda bahareba, barimo baragenda bareba amajaride agiye atandukanye. Hari benshi babasha gukora ibijyanye n'aya majaride ariko ntibibashe kubahira, ndetse bakaba batera n'izi jaride ariko bikanga byose bikuma, ariko wowe tukabona wowe byarakunze, ndetse kugeza naho n'akagari ubarizwamo kabashije kuguhamagara, gakaza kakagusura, kakagutumira, ndetse kakaguha no kuba kakubwira yuko ugomba no kugenda ukabakorera jaride nk'ingiyi iri iwawe. Ese wowe ujya gutekereza mu bijyanye n'isuku n'isukura ukiyemeza gukora uyu mushinga, wowe waba warabitekereje ute? Turagusaba nenda kugira ngo wenda ubwire abagukurikiye kuri Selebobo TV. Kerekeye isuku kuva mu bwana bwanjye ni ikintu nkunda cyane. Umwanda ni ikintu kibi. Iyo ugeze ahantu ku biro cyangwa ukagera ku kagari ukahasanga ijaride, usanga bisobanutse. N'undi wese watekereza iki gitekerezo ni igitekerezo cyiza. Batangiye kuvuga isuku n'isukura, nihutiye kubikora mbi n'ubushake bwinshi cyane, ku buryo akagari kacu iyo karebye mu mihigo nahize navuze ko kazaba kambere mu murenge wa Kabagari. Cyane rwose. Icyo ni icyifuzo cyiza. Ubwo byanashoboka ndetse nk'abaterankunga bakamfasha, n'ahandi hakenewe kujya amasuku nk'ayo yo gukora amajaride najyayo. Najyayo rwose. Kiriya kibuga mpuzamahanga cy'Ibugesera bibaye ngombwa ko nahagera nakora ijaride narangiza nkayita Pan Africa. Kayita Pan Africa na guverinoma ya rero ikemera cyane rwose. None se Aziya, reka nenda tukubaze, izi ndabyo cyangwa se aya majaride turimo kubona ahangaha ateye amabengeza kandi meza cyane, twakubaza ese izi ndabyo waba ari wowe uzihombekera? Ese waba ari ahantu ugenda ukagura izo ngemwe noneho ukaziterera? Ese ni nk'iki ushobora kuba wabwira nk'umuntu waba ukeneye yuko nawe wazamukorera nk'ubu busitani turimo kugera kubona ahangaha, amapasiparama ndetse n'indabyo z'amoko yose? Ese hasabwa iki? Ibi ngibi ni wowe ubasha kubyombekera cyangwa nawe hari ahantu wabasha kubikura? Izi ndabo zose ziri aho ureba hano zose ndazihombeka, zamara gufata nkazigemura njya kuzitera aho zigenewe. Ubwo ni ukuvuga ngo ntaho nzigura, nta n'izo nsaba, nigiye ubyikorera ku bushake bwanjye. Niyo habaye nk'igihe cy'izuba zishatse no kugira ngo zisubire inyuma kubera izuba, ndazivomera bikagenda neza.
zikagenda neza. Ndumva ari ibintu byiza cyane urashatse umushinga mwiza cyane kandi ubasha kuba wagirira akagari kawe ukabasha kugateza imbere ndetse kandi n'akagari kawe kabasha gutera imbere. Twumva yuko no mu kagari muri ako kane kagari ka Bihembe muri no murenge wa Kabagari ngo naho wabashije kuba wagenda ukatera indabyo ndetse ukashyira amajaride y'amoko yose agiye atandukanye. Ese kugira ngo executive azi wawe byaba byaraturutse ese kugira ngo abashe kuguhitamo mu bantu bose bari muri murenge wa Kabagara abashe kuba ko ari wo ugomba kuba wakora ubu busitani, byaba byaraturutse hehe? Impamvu executive yahisemo kuza kunsura nuko abaturage benshi baduturanye cyane benshi bajya mu nama bakabisobanura bakabimubwira akabona ko ari byo kandi yarebera no ku kagari ke ayobora agasanga nakoreye isuku nk'umukorerabushake ukunda igihugu. Ubwo rero haramutse hari n'abandi abaterankunga bashyigikira n'ahandi ariho hose najyayo nkabikora. Ni byiza cyane rwose kumva umuntu wo muri kano karere ka Ruhango muri murenge wa Kabagari ubasha kugira igitekerezo. Akenshi ibingibi tubizi uko komeza kugenda nk'izi ndabyo tuzisanga ahantu hagiye hatandukanye, ahantu mu mahoteli, ahantu hagiye hakonda kunyura ahantu abantu bagiye bakomeye cyane. Ariko nk'uyu musaza Aziya nk'uko yakomeje kubitubwira we atuye ahantu mu murenge wa Kabagari ndetse yabashije kugira icyo gitekerezo ubwo basabaga abantu uko bose bakomeza kugira isuku n'isukura. Ndetse turakomeza tukagenda, iyo ugiye ukagera iwe ubu hareba neza, uragenda no wakinjiramo imbere ugasanga ni ahantu hateye amabengeza kuko ugasanga ni ahantu hagiye harimo isuku ku buryo umuntu wari wese uhageze yifuza kuba yahaguma ndetse akabasha no kumva yuko koko yabasha kumureberaho nk'umuntu w'umubyeyi ukomeza kuba wagira iyi gahunda akabasha kuyiha umwanya mu gihe abandi bose baba bagiye gushaka icyababeshaho. Ese nkawe Aziya nk'uko turimo kuvugana, ni nk'ikihe kintu ushobora kuba wakisabira nk'abantu barimo kukurikira kuri Selebobo TV bashobora kuba bagukenera kuri nomero runaka za telefoni? Ese hari nomero za telefoni umuntu yabasha kuba yakubonaho ku buryo umuntu wese ashobora kuba yazishyiraho ugushatse wese akaba yaguhamagara mukivuganira? Nomero za telefoni ndazifite uretse ko muri iki gihe yapfuye ariko nomero zo ndacyazifite niba batarazikupa ariko ndazifite. Nomero za telefoni acyazibuka. Ngaho wakomeza ukazivuga noneho abantu bashaka gukurikira ino Selebobo TV bose babasha kumva akabasha bose kuba bazifata. Ndazifata mu mutwe reka zize naho zanditse. Turi kumwe n'uyu musaza rero Bakundukize Aziya nkuko twari turimo tumubwira, afite ibikorwa byiza bigiye bitandukanye ndetse n'abantu bose bagiye bamukikije babasha kubona yuko ari umuntu wabashije kugira icyitegererezo mu kagari ke kugeza aho na executive yaraje aramusura aramugenderera. Kandi natwe ubwacu nka Selebobo TV abasha kuba yakifuza yuko yabasha kuba yaganira nawe ndetse akumva n'icyifuzo afite, ariko muri we akaba yarafite icyifuzo cy'uko aramutse n'abandi bose baba babishaka yuko yabasha kubakorera amajaride ndetse akabasha kuyabaterera kandi akabasha kubaca ku mafaranga makeya cyane. We ari guterera noneho akaguca amafaranga makeya noneho kugira noneho nawe ibikorwa bikigaragaza kugeza naho n'abandi bose babibona yuko ari ibintu byiza ndetse nabo bakifuza yuko yabakorera jaride. Reka nenda twari tumubonye Bakundukize Aziya yaratugezeho ashaka kuduha nomero za telefoni kugira ngo umuntu ari wese abasha kumukenera, ari ubasha kumuha ibitekerezo cyangwa se umuntu ushasha kumwingunga mu bijyanye n'amafaranga kugira ngo abashe kwagura umushinga we. Yarema tubwira nomero za telefoni ku bantu bashaka kurikira kuri Selebobo TV ni 07 9 06 83 13 7. Mukaba mwamubariza kuri izo nomero, akaba ari Bakundukize Aziya wo mu murenge wa Kabagari akarere ka Ruhango intara y'Amajyepfo umudugudu wa Bihembe n'akagari ka Bihembe. Tukaba rero twishimiye mwe mwese mukurikira Selebobo TV, tukaba twabasaba mukaba mwajya mukurikira Selebobo TV kandi mugakora subscribe, mugakora ko mugatanga comment, mugatanga like ndetse mugakora na share kugira ngo mubashe kujya mukurikirana amakuru agiye atandukanye agiye adukikije. Nuko nayibabwiraga ngewe uhagaza ngaha banyita Bizimana Risisi, ariko muri kano kanya nkaba nifuzaga kuba naganira n'umusaza nubwo akenshi byari bigoye kuhagera. Byansabye urugendo rurerure kugira nanjye mbashe kuhagera. Nk'uko murimo kumureba arimo arakomeza kugenda akorera ubusitani bwe kandi
uwakugeza ahantu hose yagiye akorera ubwo busitani ndetse muri ako kagari ke usanga akagari ke ariko ka mbere mu murenge wa Kabagari. Tukaba mwebwe mwese rero twabashimira mwebwe mwese mukurikiye Selebobo TV iyi channel ye, mbasaba yuko mwakomeza kugenda mukurikira Selebobo TV kuko hari byinshi akomeza kugenda abereka bigiye bikomeye cyane kandi bitangaje. Sawa twabasuzaga mwese tubagira ati bye bye, turi kumwe naho ubutaha.